nta kintu cyasimbura ko wansize makeup ngusome i Kigali abagabo baho baziriye. Hey beautiful people, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nanone. Tuvuga nihingitse, ntabwo ndi kumva ko ndimo na hano ndi gutya ndimo fresh n'amaboko yanjye arimo. Oh beautiful people, anye ndabasuhuje, anye nabasuhuje, hi. Nizere ko mumeze neza, ndavuga ati don't panic again man. Nanjye ndi bon sana kabisa. Ramza meze neza. Ariko ku ruhande rw'isi meze neza. Shauri wigira ibintu nazi. Nese niba umeze neza umera neza uruhande rumwe. Kanimarira kanyora. Se wamaye. Tumeze neza kabisa kandi thank you again and thank you a lot. Twari tubakumbuye for real. Njye buriyo haciyemo umunsi ntibona muri comments zanyu mbavuga ati what's going on man. Akobwa nshinja ngiki. Ikibazo nuko mbona manigari yavuga amazina yanjye bro, mbafite ku mutima fam. Nanjye abakobwa barankunda ariko ngiye ariko ni na bose. Mfitemo n'abahungu bankunda gusa. Nanjye nkundwa n'ingeri imwe. Ikindi kandi nongeye gushimira abantu bamaje gukora subscribe. Subscribe and share. Thank you so much. Nukuri mukomeze mukande subscribe muri benshi. Yo. Ariko abamaze kwikora ndabasomye. Aha. Tuze abanyamurenge, abantu bose bari muri diaspora, muri China, inshuti yanjye yitwa Divine iri muri China, inshuti yanjye yitwa Linda, nongeye kumusuza Linda uri muri Zambia. Nanjye ndasuza Linda tuziranye i Kigali. Ndongeye ndamwibagiwe. Napfuye kandi yavuye ndikiye muri message. Ndasuza inshuti zanjye zose man. Uri kumva? Ndasuza everyone. Ariko se ndasuza Sara, ndasuza Diane. Sasa nkisuhuriza. Urikumva? Saha, apana Sara. Saha Sakoda, urikumva? Ndasuza Diane. Urikumva? Tugeze mu gusuhuza. Gwiki. Nese nimero ya Linda ko hise nyibura. Urumva? Suza nyine abashuti bawe. Kandi hari ikintu simbutse utasuhuje. Ikize? Ndasuza Legend. Ndasuza Legend. Turasuhuza umuterankunga cyane mukuru. Turasuhuza manager, grand producteur. Turasuhuza manager. Mvuga ibigwi. Turasuhuza na Siraji. Siraji buriya yagize gutya. Arampamagara nari mfite flight ya 2:00 z'ijoro. Sembwira ukuntu ugiye kujya hanze shamugira amabanga. Hanze ngeze ubu sindi hanze. Nari abantu bumva flight cyane. Nari mfite flight ya 2:00 z'ijoro ariko mbanje gucaha ngo ndebe ngo mumeze mute man. Ntago nagenda ntababwira ko mbakunda bro. N'abakobwa akoze kuki nkunda aba bro cyane kuko abaniga man bagutabara mu byago kurusha abakobwa. Kuko muri iyi minsi none nibutsa akana nashaka kukubwira abanze musuhuza. Umugabo wa Linda yitwa Vianney. Yitwa Vianney. Linda n'umugabo wenda basuje bari Zambia yitwa Vianney. Ari kintu nibutse kandi ukinsubiza uri seri. Blague zirara tufate nka blague zirangiye mu masegonda. I Kigali abagabo baho baziriye. Baragumiwe wese bafite ibihe bibazo. Babuza akazi se. Kuri social media umukobwa wese. Reka ndeke kuvuga sorry ntago nshatse kuvuga ngo umukobwa wese. Umukobwa wumva ko arenze cyangwa wumva ko afite ahari. Atuka abagabo wayo. To be honest nje byarambabaje ku giti cyanjye ariko I don't know others niba byarababayeho. Ariko I was watching some interviews. Kandi zimaze kuba interviews zirenga nk'enye cyangwa 5. Wenda njewe. Every time umukobwa amubajije in case y'umugabo cyangwa we aga predictinga ahantu umugabo amushakira. Abandi bose
bakahita babapfobya, ntabwo twamenya abakobwa wenda ibibazo baba bafite, urumva, kugira ngo baze kuvuga ibyo bintu. Buri muntu wese adiringa n'ibibazo bye. Ntabwo tuzi ikintu abagabo babatwaye, ntabwo tuzi ibibazo bahuye nabyo kugeza ubwo baza kuri kamera wenda bakavuga nabi abagabo. Njyewe rero ntago waza kubimbaza, ahubwo wenda umunsi wabonye umukobwa umwe muri abo ngabo cyangwa umugore umwe muri abo ngabo. Actually njye nta nubwo nifuza guhura n'abo bakobwa bamwe muri abo, kandi ndi kubikubwira to be honest. Njye rero nabyo nzi, nese njye urambaza ibintu byo bintu ntago ari urundi rwango, ahubwo uburyo umuntu afatamo abantu akabatuka. Nkawe ushaka kuntuka ku giti cyanjye atera muzuri iki n'iki, it's fine, dufite icyo dupfa. Ariko kwifata ukabikora ibintu biri global, ugatuka umuntu cyangwa abantu, ugahitamo intuze runaka ukavuga ati igitsina gore cyangwa igitsina gabo, kubera iki ntanga gutya ibyo bintu wafashe oya wabizanye kubivugira hano. Wait, impamvu ari abantu bari kutureba, right? Nabo babikoze hari abantu bari kubareba, sibyo? Impamvu abantu bari kutureba mujye mushyira mu gaciro. Umuco iyo ugumije gukura uba ikintu kibi cyane, cyane cyane umuco wo gucuzinga ikintu runaka ukagituka. Ugacuzinga, nibagiye kuntu babyita mu Kinyarwanda, nyine ugacuzinga itsinda runaka ukarituka, ribyara ikindi kintu cyangwa abantu bakakwanga cyane, cyane cyane ku gitsina gore. Please, we beg. Ntabwo ari message ndi gutanga, ni ukuganira ibyo bintu bicika, sibyo Sheri? Ubwo nta kibazo bicike, ubwo nyine n'ababikoze nabo mwasabye imbabazi, njye naranababariye ku giti cyanjye. Ariko niba wumva ko ushaka gutwika cyangwa ngo ushaka kuvuga ikintu cyangwa ukanyerera akanwa, wa mwungane w'Abanyamurenge ngo yanyereye akanwa, sibyo ra? Niba unyereye akanwa ujye uvuga excuse, uvuga ibintu neza, ariko ureke gutuka igitsina gabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. We beg, we beg. Abagabo ndabubaha da, amenye. Abagabo mujye munadishishamo, ariko ubwo nagusize akantu k'akameka ariko ndakubaha Sheri. Nabiriya buriya biri mu byatumye ngaruka kuri iki kintu. Uva yo bantu banje byamuseriye ira vidodo, asibye ko ari ukukubaha. Ariko ubundi you did something I hate the most. Urumva, njya mpora n'ibibazo, sinzi wenda appearance cyangwa ari ijwi ryanjye uko ri sounding, ariko hari nk'igihe uhura n'umuntu yakubona ngo ariko ngo iraniga ko yigira gay cyane, niba bari bitaye baba banyweye, mwaba ari ibiki ngo ko yigira gay cyane. Wowe njyewe n'akanyoni k'agakobwa gacaho ugahita ukamenya ngo kari n'agakobwa. Njyewe nikundira abakobwa mani cyane, a lot. Nyine ariko hari umuntu uba ushaka ko actinga tough, kigira gangster bro. Come on. Urenza hasi? Twese ntago turi aba gangster. Some people dufite education itandukanye n'iyanyu man. Ukuntu nzi ukunda abakobwa na dendo y'inkobwa urayizi, n'imbata y'inkobwa urayizi, n'inkoko kazo yemenya kuyitandukanya n'isake. Iyo background, iriya background we iyo background wacishijemo yo kunkubita utuntu tw'utu makeup, urumva byahise bingarura yasura nyine y'abantu babigize ngo abatafu, bitewe n'ukuntu uciringa cyane agashaka kugukira mu yindi category. Ariko narabyo ati okay, it's fine. No, ikindi kibazo cya danger, ikibazo cya famille yawe. Baramfite famille iri strict cyane, basi cyane ku buryo ubundi iyo nsharinze video, niyo yaba ari video imeze ite, nyisharinga kuri WhatsApp nyuma ya within maybe 5 minutes one of them mu babyeyi banjye cyangwa bashiki banjye bazifunguye bari kuzireba. Rero abakoboyi babiri barangambanira, agenda bashyiraho thumbnail cyangwa ifoto igaragaza amashusho y'ibigiye kubamo. Ngiye kubona mbona mfite urutiro rungana gutya, yewe imbere y'Imana ya thumbnail hari igitekerezo nyifiteho. Oya, abanyangana babona nkabamenye. Uriya wayikoze. No, naravuze ati iyo uzi ikintu cya mbere nirinze,
naramubwiye ngo nta kuntu wakeditinga ugashyiraho ku munwa ka lipstick muri editing, arambwira ngo byagaragara nabi, ndavuga ati shandahiye. Ibaze ko nanze no kujya gusoma comment y'iriya video, narayirebye. Nta n'umuntu ugeze uvuga kuri ibyo bintu. Narayirebye bisanzwe nyine, comment ntabwo nigeze nzisoma. Nukuri nta comment irimo ivuga kuri ibyo bintu byo gutekereza. Ahubwo harimo abakobwa babandika ngo ramuzi n'udukondera. Akose abo bakobwa ariko hari umuntu wambwiye ngo waranyibye ngo niba ari ngo iki ngo kirya iki ngo oya ntago nakwibye uyu mukobwa rock ngigira gute rock njye uko mbizi ibuye uko ubizi rero abantu basanze ngo kirakwibye. Oya ibuye ritsinda ndashatse no kubikwereka ndavuga umukasi ugatsinda urupapuro rugatsinda ibuye. Ni uzafate umukasi nako urupapuro rutereke hasi sheri urukubita ibuye, niyo warukubita mu bijana byagorana ko rucika. Nyine ruratobagurika ariko ntirucika, ariko umukasi urucamo rimwe gusa. Ahubwo abo bantu barambeshyera. Ngewe iyo comment narayibonye. Ikindi ntabwo nigeze warambabaje ngo kuki ngo nuka nabansinze kubera ko nyine umva mba narakaye. Wara kiri kukwiba kandi uyu n'umuhungu wabimbwiye. Ariko turashimira no muri comment urabona ko bavuze bro keep it up kabisa. Base ko iyo comment nyibuze Siraje yarayisibye. Ariko ikindi kintu yewe muri ntuze muri video nabonye ariko umbwira ko nkunda agaze bantu banje ni ngombwa ko umuntu muhatiriza akagukunda. Ukabireka ariko mpaka se mubwire ko ngukunda. Ibyo ntago bindeba kuki se utabimbwira naza kugukoresha ibihano nkabona wigize nanjye. Ahubwo se gute nakubwira ko ngukunda ukora biriya bintu? Ibiye nakoze iki? Umukobwa arya ikiro cy'ubugari. Yego mucunguzi. Umukobwa asinga abahugu makeup. Baseka nkubwire sibyo? Basinge baseka. Ngaho sirate iki. Ikiro cy'ubugari bane. Murumva? Umukobwa ni ibigeragezo. Urabasha. Murariko nagize isoni zo kwirira amandazi yanjye. Ariko ndayarya ejo uri mu biki? Ndi gushaka comment bavuzemo kandi ndayibuze kandi ubu ngubu. Bavuze Peppa ifata rock. Never. Abasho hozi bamwibye. Never, I swear to God. Peppa ifata rock. Peppa ifata rock. Ntago mbizi neza kuko imikino ntago njya nyikina cyane. Ariko ndabihakanye. Uyu nguyu se wasobanuye game akayenje. Ngendo ngiye kubasobanurira bwa kabiri. Uko mbizi uko nakuze mbikina. Kuko ntago nigeze njya kuri internet ngo mbirebe. Njye nize mu kigo cy'abana bakize. Urumva? No. Ibyo narinzi ko rock itsinda umukasi. Peppa ifata rock. Kandi nanjye ariko nabivuze. None hari ahantu rero babonye muri video rock yatsinze Peppa. Peppa iyi rock yatsinze Peppa. Narakwibye byihangana kuko nanjye ariko nundi byarangiye intsinze rega n'ukuri n'ubundi ukuri kuratsinda biratinda ariko kugatsinda kwatsinze muri part 2. Ukuri kuzuyemo ibinyoma. Gusa reka nkubwiramo warababaye urumva? Narababaye. Ngo kubabara kwawe wamaye ariko. Bano banje ntabwo ngiye kwamamaza sibyo? Niko abantu tubyita ngo ntabwo ngiye kwamamaza. To be honest. Mukamira flavor yayo bita vanilla milk. It's wonderful. Ngo wanyemeza ko kaji mwihere neza. Umusemba nge. Nyam. Ngugiye kuma. Njya gusaba imbabazi njye ndashaka kubwira abantu ko nagusanye imbabazi nkaguheza akaji. Imbabazi z'uko wakoze iki? Nagusize makeup ukababara. Kubima nka hari kadoze. Kubima aka gafoto ndakanze. Nta kintu cyasimbura ko wansize makeup. Ngusome. Nababwiye ati sponsor. Ndamureka nkubwire. Ngiye kubwira sponsor, ngiye kuganiriza sponsor. Uva nyine ngire reka tuganirize. Iyubahe basi. Sponsor.
wajya ureka kuzanamo nyama n'ibintu abantu bataba bari hano ko none se atari sponsor byiza. wacu tuba tumushimisha. Umushimisha Iyo utagiye yabigusabye. kuvuga ibintu byo gusomana, sponsor atabona ko hari ikindi kintu dushaka. Wa muhungu wanyu bya bintu mwavuze ubanza ari byo. Neza niba mubwira ngo amakabiza akabyanga. Aha. Ramuha Sponsor. Sponsor. Basko kwitaba. Baragakopa se hunga wowe. Hejuru ya ruswa uri kumpa. Ndi kugusaba imbabazi mbabarira. Nyabo. Wayifashe. Nyine tereka aho ngaho. Ni nayo iri kunyingiriza. Se wamaye ko ugiye no kunywa n'akaje. Wamaye. Twivugire. Se wamaye. Ngira ikintu wanshakiraga ubundi uyu munsi washakaga. Nashakaga kugusaba imbabazi. Ntabwo nzongera kugusiga biriya bintu. Nukuri kw'Imana bivuge. Kandi biri seri ntabwo ndi gukina none ubu. Go? Ntabwo uzongera kunsanisha n'igitsina gore. Umugabo aguma ari umugabo. N'umukobwa akaguma nanjye ningusanisha n'umugabo uzabinziza. Ntabyo ndaguziza kizaba ari igihano ariko ngiye ntabyo nshaka. Ntabwo nzongera mbabarira. Bibwira abantu. Ntabwo nzongera guhindura aramuzi umugore kandi ari umugabo. Ntabwo nzongera. Nabyumvishe. Mumbabarire basaba byababaje. Ramuza akunda abakobwa basi. Njyewe I do believe. Kandi ni shehe niba mubona namuhagije yabagira bakanga. Njyewe abo ngabo ni imbarenzi Imana izabinziza. Emera inoze. Ni nka mande mba niciye. Acyo kandi wakica umukanda. Kandi sinkwaye inoze irengeje yo wamaye. Inkisa. Aho ze burega ndabimusubiza. Guta umuntu asaba imbabazi agatanyanga ariko ngewe ngo naguhaye inka nyinshi ngo nakugabiye inka nyinshi kurusha izo wampaye. Shara mu nda ariko njye ariko biri seri. Nawe hariki. Mucunguzi. Shana mutima kagira. Ngiye kugira ngo umwemereze ko ntari igisambo. Ndabifunguye kugira ngo atanabisubiza mu duka tukagera inyuma ya kamera akabyisubiza. Yego mana sugiye mico ndayigira. Bami igikombe ngo ereke. Ndanayigusukira. Isigaye mu kikombe ni Yego mana. Seramu ntabwo twasangiye biscuit pakishize. Mana biscuit namuzaniye na biscuit. Yego mana ngo nyumvira. Ako mana ijya unagira. Narakoze nanjye muhaye biscuit. Sharamuze kugenda nabizanye nzi ko turi busangire. Usabisha imbabazi. Ahubwo abantu muransetsa wait a moment. Mumbwire we. Uzana gusabisha imbabazi ibintu ngo bibaze uri nk'umugeni. Kwako niba muvuga ngo tugiye gusaba imbabazi ababwiye kwako niba mwarafasha akambere ariko mukazakora ubukwe. Kamwe mugiye gusaba imbabazi. Wagera ku babyeyi ugiye gusaba imbabazi babashiriye umufuka w'umuceri n'amakara n'agakoko. Mwajya ariko rero nubwo mbasabye imbabazi ngo mwihangane muharika agakoko tukarye nyine tuve hano nubisha ibyako. Nazo sibyo. Imbabazi nazo naguha. Gute umza ni ibintu ugashaka no kubijya ngo Sha umva nkubwire. Niko. Ni wambabariye se? Yeah, it's fine. Okay. Namubabariye bya gutyo nyine. Sha ariko mu nda ari kunjya bise. Byagenze biteze. Abakobwa ubundi iyo mu nda habariye. Hari ibintu uzi. Ndari kunjya. Ndi kumva hari ibintu biri kuza. Bitagahonga. Hari ibintu biri kumanuka sirakuraho kamera mani. Ndi kumva hari ibintu biri gushoka ramo. Mugiye muri periode se. Wazanye pad? Mani wabaye seriye mani. Nakijya kuyo kamera. Nta pad nasanye. Ziri he? Turekura he? Ndabizi se. Katujye ku muhanda kubaza. Katujye ku muhanda kubaza. Mani kumva biri kumanuka. Ntabwo yarabizi hari muri iyi minsi hari kizingaye. 20 muri iyi minsi hari izuba ryinshi cyane. Ngenda bizi mbana n'abakobwa. Iminsi reka nirukanga nimba ari byo biri kumanuka hari ibindi bintu. Fungurira ntuze.
nese ramuramenye uvuga ngo iyi ndabizi se ndatanga telefone baguhamagara sanze icyo video y'uyu munsi guye n'incishe yabwe sira umva genda niba hari botike niba hatari na botike haruguru yaho hari ahantu haba farumasi hehe ndavuga ariko ndabaha telefone suzi ko hari haruguru dukatira hari ahantu haba inoze kandi siraje yangana ingofero nyitwara are ndavuga naguha telefone muvuga umva muki noneho ukuntu ahise abyemera sira kuba ahise abyemera vuba wajya wabimubwiye vugisha ukuri sira nese kahise abyemera vuba vuba aramuzi numvaga ari bumbwire ati njye ntabwo najya kugura padi njye ntabwo njya ngura padi mukurikiye genda ariko umugarure mwana kabanza ndekagire ku muhanda ntabwo nakomera kumugarura shasira niba wabimubwiye ntabwo ramuzina nzi ko prank ishaka kumufata nzi kagiye kungatira kare ntabwo agata kubwiye wa mushinzi mva genda umugarure mwana mucu katsigare mvuga hano ngandimo fresh umva mbabwire siraje we Ramzi yarenze agiye kungura padiri ko n'izina ry'Imana yo mu ijuru siraje nimba yabivuze Yesu Kristo uko nabyemeye numvaga nge Ramzi yambwirongera amatsi numvaga nge Ramzi ndamutse mubwiye ngo ndi mu kibada ibintu nk'ibyo yaba atavuga ati ibyo bintu binese semi none uko nese haguruka ngo agiye kugura padi ako kanya yui ndimubona uzi icyo mvuga ntibagaruke vuba yo nisi ko abyemeye vuba Ramzi siko Ramzi nshobora kuba ntamuzi neza Ramzi ntabwo muzi icyo nzi cyo Ramzi mfite byinshi byo kumwigaho ndabyemeye numvaga agiye kumbwira ati reka sinakora kuri padi kuva navuka sindakora kuri padi numvaga agiye kunshwishwiriza akambwira wa yewe mana we siko mbona bose bagiye bagahera bimeze bite se yaba yabimenya akanyorera ko ari planka se bimeze bite uramubuze harya haranze ahantu hari botike nese ko atahamagara ngo ambaze iyo agura cyangwa apfuye kugura iyo abonye nese uramuretse ndamuretse neze nawe kumukurikire mani mbona yari ugeze ku gipangu ubona ari kurenga mucunguzi na fone yawe wari wayisize ahangaha yashize buburi fone yawe harya yazimye okay ubwo nyine ntago nari nabipanze ko Imana noneho mumbabarire pe ntago nari mbizi ko Ramzi ari bubyemere numvaga ari bubyange bikajya tukica ahangaha bikagiraho nkamubwira ati Ramzi agarutse afite padi Ramzi agarutse
boro zawe mwana we mwesuzanye iyi wampaye ibyo bita supu iyo ntuyimba ese ndahaguruka gute ko numva nitashije kurakuramo umupira rero ubumenye ukenyera akurahira hano hari abahungu babiri genda nta kibazo nagende ntacyo bidutwara cyangwa mbwire ngende njye guhagarara inyuma ya kiriya giti ndebe hepfo iri ugende uhaguruke wiruka amafaranga ashize nyese ubwo ikinini cyo ndagikura simvuye kuri farumasi umbere ni kuri farumasi uvuye komanda ni ubwa mbere mbonye umukobwa ushimishijwe nuko wamuzaniye akantu k'ubwenge reka kubisa ibirenge muri kuri kodinga se muri kuri kodinga nganyitiriza sande ngira icyo nivugira ubwa mbere umuntu anshutse ariko hari ibintu ese ukuntu oya ngiye buretse gakeya nenze kuri umva nkubwire nikikubwira ngo ibiki ibintu bigenda ukuntu uhagurutse ukemera ukagenda ako kanya nge numvaga nikikuzanaho ibyo bintu ngo ingiki uri buvuge ati reka njye sinzi kugura padi sindayigura sindayikoraho sinayikoraho shaka ukundi kuntu bigenza umvaga uri bunshikishwe burize aya ntabwo ari uko njye narezwe Imana ishimwe nese ugiye uvuga ngo iki nari kugenda mvuga ngo iki se nese ntabwo duhura n'abakobwa ntabwo nirirwana n'abakobwa iyo farumasi ugize bari irimo umuhungu irimo umukobwa irimo umugore n'umuhungu ugiye uvuga ngo iki shaka pade nari ndi kumwe n'umushiti wanjye umeze gutya guki se wongeye umushiti wawe wagira ngo batagukica Yesu we ntabwo rero ko biri mukunde uzi ko Imana ni izina yenda akosira kuri ko Imana bino bintu ari buze kwifata nka braga ko gatabaje ubanza babiri aya wabimubwiye Imana yamuzi ntabwo yaramuzire kuri imbere y'Imana Shahid Rabi sinigeze ntabwo nari mbizi ni wistagafuruza ntibyemerwe wallahi ninshaka nistagafuruza nibyemerwe ntabwo nari mbizi ahubwo ikintu kintunguye nuko ntunguwe ukuntu yemeye vuba vuba akatagenda Imana kari romantique ari cyo bita surprise ariko actually Jeman usko warunteye ubwoba uyu kuntu ugiye byoroshye nase washakaga ngume hano nzi kuri bumbwete reka ngiye n'abashiki banjye ngo mubwire ko ari Franka mbona yanarenze sha umushezi byari kuri sinomo kuri nge akawe nyifotoreza ugera rero hari ibintu abantu bakinisha ubu utashobora kubivuga uri seriye ndayigenda narazirimo ebyiri nari ntunguwe nari nibajije turimo ahubwo ese bibaza uburyo n'ukuntu kitanarebye no hano bari noneho cyagihe Yesu yaje mbura ukuntu mpaguruka mbura ukuntu njya gufata cyane ndavuga ati nindi actinga nko hari ikintu kiharimo hariya aranye njye ntabwo nyangira imico yo gusaka baga zitari zawe numvaga usatse wenda uje gusaka nk'utuntu dufite hari utubiswi twari turi hejuru natwo ntiwatuba ni biswi niwe wayibonye nari nabonye ikintu nari nabonye nije kuko naje nicara narebyemo gusa ndicara ariko Imana irankunda Ngera muzina ntago mbyemeye ntago nyuzwe nushaka ntunyurwe Imana Franka aragubaye nk'ukuntu nayishakaga turi kuyibona ipadi bangurika ndi ipadi ndayitwara hari ikibazo se n'ubundi ndetse ndasubiza muri farumasi ngo ikintu kintangaje ese kugezeyo ntunamamagare oya nsanze ngo nta size bigira wari wese apfa kwambara pade ngo bapfa kwambara ngo kereka yari umwana muto ngo w'imyaka ngo yari 13 yari 14 bambwiye aragete ni umukecuru uri hariya ndamubwira ati ndi kumwe n'inkumi tungana ati yes ati yambara izenda ndavuga ngo inziza
inziza ningi n'ubundi ngewe ngiri ko nta kibazo. Mvuze nziza. ntabwo ndabyuka ugiye kuri farumasi ubabwira ngo none se ngewe twari turi muri video hagati twari turi kuganira ibicyari ibyaje ngewe ibintu byose twakoze ni ibi ngibi nashaka kugukorera n'ibintu byose nabyibagiwe harya ni ibiki ni ibiki nakubwiye tujya gutangira ngo tujye kuganiraho simbizi wari uri kumbwira ibintu ngo tuvuge ngo ibintu bya relationship nta na kimwe cyari mu mutwe wanjye buriya nawe ndapfira muzagiye kumbwira ati we wowe nta n'ikiganiro wapanze ngewe magurutse muri video ngewe ako mana bamufungiye no mu wapi wahise uhaguruka yahise akwizera kandi nanjye natinze neza muramfatanyije hagurutse mpita nizigisha akaba nibura n'akazi ji bambaye barayimaze we mu igikombe manuri inyota walayi ndahise mfite ikibazo ngiye uri serious nge reka ntakubeshye nge nari nzi ugiye kurwara none nari ati katubaye turayiye ndi muzima do nta kibazo nagize uri kumurika ikiza ko nta kibazo wagize nise wari uzi ko ari ibyanyabyo oya nge nari ngize ngo ni ibyanyabyo cyokora uyu ukuntu wemeye vuba ngenda avuze ati Frank yanjye irapfuye Siraji yabivuze ngorane ariko Sira wallahi ntago nakora ikosa mu bintu bibaho reka nkubwira akantu kagiye mwicaye hara muri mwenyine mwe muravuga turi kuvuga ibintu byacu by'akazi kankubwira akantu kamutazi ntago wambajije CV ahantu nkuruka neza ushobora kuba utayizi uri icyana kimwe kimwe mu bakobwa si cyo cyonyine ngira ikinyabupfura iyo bigeze ku gitsina gore komana cyashanye pacole iyo ngeze ku gitsina gore ngira ikinyabupfura mfite na limite apugenda gero hanyuma yo kumfrapa n'inyoni rimwe iraduseka sha hanyuma yo kumfrapa reka nivugire nta kintu na kimwe yambwira ngo mbyemere njyewe cyo ko zari unteye ubwoba nayo ati no nisumvaga ari ibyanyabyo uzubwo nari ndi gutekereza nende ubwo ngiye kuva hano niyo mpamvu nabyemeye ntatinze kuko nari ndi kuvuga ubwo uhinduye isura kabaye Siraji nawe itavuga ngo uri guhitsa nanjye we nayimubwiye gitugera Frank hari igihe uri kumwe n'umukobwa akahita ajya muri periode ni hari ikintu cya mbere umuhungu adakwiye gutindaho suko ari ukumbaho kenshi nuko ahubwo bitewe n'abakobwa tuba turi kumwe ukabona Imana akaza no mukaza ari muri periode ukabona yababaye ukumva bamubwira ati se basi ngufate hababara kandi nanjye byigeze kumbaho ndi muri Makuta ndabyibuka mu ndara njya gushuti none iyo uri kutubwira ngo ndi kubabara ngiye mbura n'ahantu ngufata se wamfate uziko ibyo bintu kuko byiza guhumurize hehe none ikibazo aba ari kimwe uvuga ati se uyu muntu nta cyayi ashaka nta fanta ashaka byandi byanyu ngo mu makacyayi umwe fanta coca sinzi biki bakuka mwese ujya kumva umukowe nta na kimwe ashaka rero niyo mpamvu nabitinze ndahati kabaye ngiye kujya kuri farumasi mveyo byanga bikunda sha tuhite dutaha ndetse hari indi option yari hari ariko uramfurabye ako mwangize urakoze usajya imbabazi ntagucangamo n'akantu kugira nyine nawe ucangamuke ntabwo nari gucangamuka ahubwo ubuciye morale agahinda ubona cyari muri ya mood yihese nagura gusajya imbabazi nanagwaye biscuit nizo ruswa ubu ndumva uzi ukuntu umutima wavunitse ndumva umutima uvunaguye urabuvunaguye urimo uracamo dodani abasezera abantu nakundi ngiye Frank ndashaka gukora niyo sinzi nibibaye yo kuko ntago ibyo nashakaga binkoreye ndashakaga rero nanga Imana ishimwe ndashakaga wanze wange nkwinginga nkubwire nose urabona bigenda gute aya utume Siraji sha iyo Frank amahirwe yanyu nayanjye mwagikoreye umusore utari wa nyawe so yikoreye umusore utari wa nyawe yikoreye umusore ebana utuje cyane umusore utari frappe guys ubwira ngo ndahiye bye Ramzi uranwita ntago ari ibyo nashimye reka mbanze mbwira abantu neza cyukuze nyine uribaye mwana mwiza ntago nabitekereza ko ari revo y'ubwana ikibazo ngo ngiye nicare ntuze numve ko ntekana amazi ubona aragoye niyo yataha ageze mu nzira nakumva ko kanigisha
yewe cyaza ubu mbaye umwana murizi. ndicaye numva umutima ugiye ahandi hantu ndi kubara imibare. Ako disi gikunda abantu. Hari umukobwa mwiza umamagaye witwa Ifeza. Ni mwiza, ni umuhanzi. Ngiye kumwitaba. Kigiye kumukupa. Itaba kandi aratsika. Alo? Yego ko wari uryamye? Yego mbega urushwe. Alo? Ife bises. Sawa. Umeze bien. Umwana araryamye. Araryamye. Nari ubwo ndaza kumuvugisha nabyuka. Ndabonye handitseho Ifeza, ubwo ndamwira ko ari Ifeza ndetse. Gusa Ifeza gusa arahita kumenya. Kandi sorry kuba ngufasha. Nta kibazo. Sawa. Back to prank. Yamaze. Nawe umunwa ntago uri bukire. Wikise. Ifeza gufatanya igihanga. Yamaze. Ariko azabona video. Ifeza umutima uramukura. Bibega we. Arumye tikiryawe anina ryabaye n'umusore. Bega we. So guys, bye ramuzingo ngo naye ngangure ngiye video izasohoka. Ifeza azabibona areba video zanjye n'umuhanzi yitwa indirimbo afite indirimbo n'umuhanzi nzanamukwereka abantu ni mwiza biriseriye kandi uwo mwana anateye neza sinzi niba azakwemera. Just ndamubwiye ko bro. God damn. Wishyiramo se direct wishyiramo. Fe wallahi I love you. Kandi ukuri ko mwamubeyanye biriseri reka kwigira buri. Se kumbandika. Nzamuzane. Kumbandika. Nawe nkubanditse. Feza uzamuzane muri. Uzamuzane tumuganize. Uzamuzane. Oya ngiye muganiriza. We ntago uzaba. We nyemera kutazaba uri mu kiganiro. Uzaba uri ku ruhande mu kiganiro cyacu. Nzabareka mukore video pfa kuba tuzaba. Uzaza. Muri babiri. Okay bye. Murakoze ndakunda. Imana ibarinde. Ndakunda cyane. Mukomeze mukande subscribe. Na share, comments. Keep sharing bro. Kandi turabakunda sana. Ariko ibintu akoze azabyicuza. Si kabiri se ntabwo nagusabye imbabazi kana ntabwo kabiri. N'ubwa kabiri aka karabarwa. Nje nta kunava hano ngo nje hirya iriya byari imikino. Nushaka ibyo bintu byawe wikupa. Ndabakunda. Abakunda. Magora arimo arananje. Ntabwo nateze moto.